turi kumwe n'umwe mu banyamakuru b'imikino yitwa Didas Nifasha n'umwe mu ba legends. Felicitations ku Mavubi. Aho utakwishima ku Mavubi rwose twese twishimye. Dida intsinzi yiyoherwaga ryari? Ngira ngo wenda nagize amahirwe yo gusohokana n'Amavubi inshuro nyinshi cyane yaba hanze yaba kina hano mu Rwanda ndaherekeza, ariko Amavubi akaba gutsinda ngira ngo imbere ya Covid ubwo turuka gutsinda Ethiopia icyo gihe, ariko intsinzi yarabuze. Ngira ngo n'uri hano stade Huye bari match Zimbabwe twari match ya Afrika y'Epfo, abafana bari bacitse kuri stade barabyara hose nta bafana bari bahari, ariko igitabo kimwe kujyamo cya mbere cya kabiri stade Huye baratangiye kuzuza. Nyakano ngo abanyarwanda banyotewe intsinzi, dukeneye gutsinda barushoboye. Tacticoma urabona intsinzi y'Amavubi ikesha iki? Ngira ngo icyambere cyo burya intsinzi ya mbere ari umutoza. Ngira ngo bushize tuganira n'umutoza yaratubwiye ati jewe natangiye process zo kubaka equipe, ndabona ari ibintu byinshi cyane, nta mukinnyi mufite uremereye cyane, ariko abakinnyi mufite ni beza nibaramuka bumvise ko bakeneye gukina. Ngira ngo wabibonye ko abakinnyi bose defense ni perfect, wajya mu izamu kwa Fiacre ameze neza, wajya hagati ameze neza, wajya kuri attaque ngira ngo wenda attaque no tugifite ikibazo kuko twabonye ibitego, ariko urako mu by'ukuri technically abakinnyi bafite ikintu cya teamwork, bazi ko batakarira icyizere basiko bwo gutsinda kandi babikoze. Hanyuma iyi ntsinzi ivuze iki ku buyobozi kuri Ferwafa n'abashinzwe siporo muri rusange bakora iki? Kugira ngo ikintu cya mbere no gutegura kandi gushyiramo imbaraga. Buriya uyu munsi umupira w'amaguru ugeze ni amafaranga, ni ugutegura, ariko guhera mu bana bakiri bato cyane, ariko ko bagenda bazamuka ukareba ko wagira n'imbaraga zava hanze ukazizana. Birebye nka Sahabu umupira atera, umupira ubona ko ari umupira kuri Burayi, dukeneye abantu batoya barirwa mu mupira bakiri batoya bakazamuka, byaba ngombwa tukagira naho turamfurusa. Birebye ngataka yacu nta mukinnyi waremye igitego ubone ko ari igitego kuko yaremye iki, ubona ko dukeneye byibura kuramfurusa ikintu cya atake ya defense nayo biranizamu nacyo dufite. Na Mediane barakwenda ba Sefu baragerageza, ba Keve baragerageza, ba Samu bagiye baragerageza, ariko ataka ubona ko yaba kuri 7 9 10 ndetse no kuri 11. Dukeneye abakinnyi twaje tukabagura hanze kuko muri basket tubikora, ariko tukagerageza kubaka umupira wa abanyarwanda byinshi. Abanyarwanda bakeneye kwishima. Bene suri ba stade Huye ijya abantu batarenze bitatu tuzura. Stade Huye nabo kayuzuye ijya abantu bajya kuvuga muri 5 byagenda bikeneye gutsinda ko byagenda kose. Hanyuma iyi campaign ya 2026 turi kumwe n'amakipe agera kuri 5, yaba Nigeria, yaba Zimbabwe, South Africa ndetse na Benin. Urabona bishoboka? Oya nta kidashoboka. Ngira ngo formatisha igikombe cy'isarahindutse. Muri mbere yabaga amatsinda 10 akazamuka amakipe ya mbere mu itsinda yarangizaga hagati agakina playoff, akaba amakipe atanajya mu gikombe cy'isi. Uyu munsi Afrika yongera amakipe yazagira amakipe 10 ngo mu matsinda uko ari 9 buri kipe ya mbere izazamuka. Bira bisira turimo uyu munsi none maze gukina imikino 2 itwa turiyoboye ubu mu gikombe cy'isi nonanga nuko tutarakigeramo, ariko irebye Afrika y'Epfo wonye kirakinika. Ejo nibyo match ya Nigeria bakina na Zimbabwe na match ya mbere bakina na Nova na Benin, nayo ni match ubona ko irakinika. Wareba Lesotho turi mu itsinda nayo ni ikipe ikinika. Bivuze ngo birasaba ko match zo mu rugo nta match n'utu gutakaza mu rugo, match zo hanze tugashaka dore ku makipe nyatatu tuzamutse turi aba mbere kuzamuka turi muri amakipe 4 kuri ya bazazamuka amakipe 9 ya mbere. Afrika ijya ni makipe 4 yitwaye neza yazamutse ya kabiri akina hagati yayo abamo ikipe imwe izana ikipe yavuye mu mugabane wa Atlantic no bari Oceania hagati za Australia za Oceania abamo ikipe izajya mu gikombe cy'isi kandi bari menshi ari ku mugabane wa Afrika. Bivuze Afrika cyo kuzasura amakipe 10 tajya turi aba mbere babishatse twaza ku makipe yatsinzwe yitwaye neza. Yefite icyizere n'ishoka cyane kubera ko ni imibare. Uyu munsi ufite amanota Afrika y'Epfo ifite amanota 3, Zimbabwe na Nigeria bafite amanota 2 baganyije kabiri. Wajya kuri Lesotho ifite umunsi wa none ndetse na Benin ifite umunsi. Bizamo dufite amahirwe menshi cyane yo gutsinda match bizonyine mu rugo tangira kuzamuka turabona abayobozi birashoboka cyane. Hanyuma ijambo rimwe ku bafana bari bakeyego nubwo ari imvura ariko n'ubundi bari bajya abantu baza kuri stade ikipe y'igihugu y'abanziza biyacu y'abambiza biyacu abantu baza kuri stade zikire ikipe y'igihugu kandi birashoboka cyane. Icyakabiri nisabire Ministeri ya Sport ndabona babibonye match nk'izi ngizi zikora kuri minister mu bindi bihugu baza gushyigikira ikipe z'igihugu cyabo. Uyu munsi ufite kuri stade ugasanga Minisitiri wari apeso ntabwo ibi bari byo nibaze dushyigikire ikipe y'igihugu kuko ni akazi kandi federasiyo nabikunze umunsi wa none bari kuri perezida federasiyo none muri komite executive bose bari hano. Iki ni ikintu cyiza cyane kuko bitera motivation mu bafana. Ikindi cya gatatu soreza ari kubakinnyi gerageza bari kuganira n'abakinnyi bose ari bano bakina hanze cyane cyane ibere kuri kapiteni abatano bakinnyi bamanguye no kuganira n'abakinnyi ba Chad bose ukaganira nabo bafite ishyaka ryo gukina, ariko ikintu bakeneye ni kishi nabo bari ba motive niba match nyingi bayitsinze
bigoranye iki kugira ngo avuge ati uyu munsi tugiye kubemera prime nashaka ibihumbi cy'idolari cyangwa bitatu agoranye iki kera amakipe yarakina ugasakira cyazamuraga abakinnyi motivation kuri prime genda saba ko leta y'u Rwanda ntabwo leta y'u Rwanda ibuza amafaranga iba motive abakinnyi niba ari match batsinze ufata mu bitatu by'idolari ukabya abakinnyi nta gikora gikiri niba ari match banganyije ufata mu cy'idolari ukakibaha ega nabo bumva icyo bakinira apana byari umukinnyi yaje muri lokale bari bavuye batagize muri selection y'amadolari 100 niba yaje gukina bikarangira ibisaba $500 ibyo byararangiye umupira n'amafaranga bayashyiramo dutere uko basketball bikora cyangwa basketball ku bisigaye neze muri BK Arena baye no tufite tuzashaka amafaranga tushaka abakinnyi tumotiva abakinnyi umupira twawutekereje mu gikombe cy'isi urakoze cyane yes